Garuka ku magambo avuga ngo gukurwaho umuvumo w'isoko. Kiri mu mvuga ya magambo niwe uzi isoko yawe aho iherereye, niwe uzi uko bimeze, niwe uzi aho byapfiriye, ariko ndagira ngo tuze gusoza aya magambo mu by'ukuri aho byapfiriye byahumanuwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuze gusoza aya magambo tuvuga ngo nubwo byarakomeye, nubwo byaracitse, ariko birashoboka ko ahari kuriya kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo karekare impundu zikavuga. Dusoma mu gitabo cy'abandi bakabiri n'ibice 2 n'umurongo wa 19. Bibiliya irambwiye ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. 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 Makumyabiri birambwiye ngo aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya kiramo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi. Haleluya. Amen. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi. Ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya, nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu ku Banyisiraheli, na bugingo n'ubu kuri wowe, na bugingo n'ubu kuri jyewe, kuko Elisa yavuze. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Pastor Eric turi kumwe. Yego ndakumva cyane. Sinzi ko abandi bose baranyumva, ndabizi neza ko mu nyumva. Muvuge ngo amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nkuko Elisa yavuze. Amazi arahumanuka bugingo n'ubu kuko Elisa yavuze. Duhagaze mu mwanya wa Eliya na Elisa batakiriho, kugira ngo duhumanure umuvumo w'isoko aho byapfiriye niwe uhaza. Amen. Haleluya. Haleluya. Nubwo urebeye inyuma tumeze neza, nubwo urebeye inyuma imidugudu yacu ari myiza, insengero zacu ari nziza, urebeye inyuma urebye background zacu n'imyifatire yacu na stati sociale dufite, zaba stati politique, inzego zose, urebeye inyuma uko tumeze, nanjye urebeye inyuma ndabona ameze neza. Nuko ureba umeze neza, uratunganye. Yego. Ariko Bibiliya irambwiye ngo nubwo umudugudu waho wari mwiza, amazi yaho yari mabi, kandi muri icyo gihugu imyaka yararumbaga. Sinzi ibintu bikunaniye muri iyi minsi, ariko nagira ngo nkubwire ngo ikiruta Elisa kiracyahari. Amen. Haleluya. Amen. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya mushyiremo umunyu. Nabo barayimuzanira, ngo arajya arasohoka agenda ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka we aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Bibiliya irambwiye ngo nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu kuko Elisa yavuze. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nkuko Elisa yavuze. Turi kumwe n'abatambyi, turi kumwe n'abahanuzi, turi kumwe n'abandi bahagarariye Elisa muri iki gihe, turi kumwe n'abandi barimo banyumva muri iki gitondo. Hanura isoko yawe yatobye, kandi ndabyizeye neza ko amazi ari buhumanuke. Turagoroka natwe guhimbaza Imana, tuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Haleluya. Byagendeye wa mugore wari umaze imyaka 18 abashwe na Satani, atabasha kunamuka na hato, byarapfuye byarapfapfanye 18 imyaka y'ubukure, abashwe na Satani, ataramenya aho byapfiriye, atazi uko byagenze, atarasobanukirwa neza. Bibiliya irambwira ngo Yesu amubonye amenya ikibazo afite, aramubwira ngo mugore ubohowe ubumuga bwawe. Muri ako kanya ngo aragororoka, ahagarara yenye. Nanjye nahagurutse mu nzu yanjye, ahagarara yenye.
yararemye amenya ikibazo cyari kiri atangira guhimbaza Imana kuko igihe kuramya Imana cyari kimaze kugaragara. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndagira ngo ntitaye ku myaka umaze, ntitaye ku gihe umaze aho byapfiriye urahazi kandi urahasobanukiwe neza, ariko Yesu yabwiye uwo mugore ngo nubwo umaze imyaka 18 wumva amateraniro uri mu isinagogi, aramubwira ngo ariko noneho amukozeho, aravuga ngo mugore uwo ubumuga bwawe muri ako kanya nabaragororoka ahagarara yemye atangira guhimbaza Imana. Haleluya. Yesu yashimwe cyane. Haleluya. Muri iki gice cya kabiri cy'abami tuhasanga ikiganiro Eliya na Elisa bakoranye cya nyuma. Bibiliya ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramubaza ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Elisa aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nuntabona siko biri bubere. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya, nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwaki. Elisa aribonye arataka ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, nuko ngo ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri. Haleluya. Amen. Kuko isezerano ryabo ryari rimeze. Haleluya. 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 Iyo dusomye iki gice dusangamo ikiganiro cya nyuma cya Eliya na Elisa bagiranye bagiye gutandukana. Elisa niko kumubwira ati ndasaba icyo ushaka, saba icyo ushaka kuko ndabona igihe kigeze cyo gutandukana na. Elisa ati ndakwinginze please, hari icyo ngiye kugusaba. Iyo ngeze kuri iri jambo nanjye hari icyo ngiye gusaba abatubanjirije muri uyu murimo, abatanzwe tumaze igihe twumva, abashumba bakuru bakumva kuri uyu murongo, n'abandi bose tumaze igihe twumva twabigiraho byinshi. Arababwira Elisa ngo ati ndakwinginze ngewe ngisabira imigabane ibiri gusa ku mwuka wawe. Haleluya. Amen. Icyampa n'aba batanzi batwigisha buri munsi tukazirikana ineza yabo, tukazirikana imirimo yabo, tukabigiraho. Mwibuke ababayoboraga kera, muzirikane imirimo yabo, natwe ubwacu byadufasha. Elisa nawe niko yabigenje, yaraze ngo ndakwingize ndaga imigabane yawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Imigabane Elisa yasabaga Eliya yari n'ibintu bibiri. Icyambere yamusabye umwuka w'ubuhanuzi wafashaga Eliya guhanura. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bibuka Eliya yasanze byacitse, Elisa yasanze byacitse n'abatangira guhanura hakurikije umwuka w'ubuhanuzi. Nawe aravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka, atangiye kwimita ibyo Eliya yamusigiye. Elisa aravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya intego y'ifuinge zizagurwa shekeli imwe. Nabo baratangiye guhanura. Ndabizi neza ko umwuka w'ubuhanuzi wafashaga Eliya guhanura wari umaze kwinjira muri Elisa. Ikindi undi mwuka wa kabiri yaramusabye nanone, tuhasanga imbaraga zafashaga Eliya gukora ibitangaza, nabyo ubwabyo byamubereye imbaraga zikomeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Cyari kuri ya magambo avuga ngo gukurwaho umuvumo w'isoko, kandi birakurwaho nande, birakurwaho n'abahanuzi bahanurira iteraniro, birakurwaho nawe ubwawe ugiye guhanurira isoko yawe yatobwe. Haleluya. Amen. Imbaraga zafashaga Eliya gukora ibitangaza ziracyahari, kubera izo mbaraga Eliya yari afite. Bibiri tubwira neza iyo musomye mu yandi magambo mu makomantere atandukanye, hari ibitangaza 7 Eliya we yashoboye gukora, ariko Elisa yamukubye kabiri kuko aribyo yari yasabye, akora ibitangaza 12. Kugira ngo Elisa ahabwe izo mbaraga yarasabye, hari intambwe nke yagombaga kubanza gutera. Yego. Haleluya. Amen. Ndacyari muri wa magambo avuga ngo tugomba guhumanurwa umuvumo w'isoko, aho byapfiriye ni twebwe tuhari, intambwe tugomba gutera ni twebwe tuzizi kuko imbaraga z'Imana ziri kumwe natwe. Intambwe ya mbere Bibiri irambwira ngo aya magambo nagiye soma mu yandi makomantere, intambwe ya mbere yayitereye igiruga. Bisobanurwa ngo gusiga, hari ibyo Elisa yagombaga gusiga igiruga kugira ngo yinjire mu mugambi w'Imana. Imana yari muhamagariye kugira ngo agere mu cyimbo cya Eliya yaragiye gukurikiza. Gusiga, hari ibyo tugomba gusiga bene data, ntitugomba kuba nk'abandi bose. Ejo bundi amagambo abatanzi batubwiriye, ari Mutabazi, ari Mushumba Mutabazi, ari Mushumba Ndagiri, batubwiye amagambo
akomeye turi ishyanga ryera turi abatanzi b'ubwami turi abantu imana yironkeye vuba aha kugira ngo tujye twamamaza ishimwe ryaduhamagaye ni muri urwego rero hari ibintu tugomba kubanza gusiga bitatubereye tutakwambara ngo bitubere kuko hari ibitajyana natwe nyine hari ibyo tugomba gusigira iguruka mu giputa iyo inyuma mu giputa mu mateka apfuye yagombaga gusiga imana za Egiputa yagombaga gusiga umwuka wa Egiputa yagombaga gusiga ibyifuzo bya Egiputa byose akabireka kuko agiye kwinjira mu wundi muhamagaro agiye kwinjira mu wandi mugambi iyo ni intambwe ya mbere Elisa yagombaga gutera kugira ngo yinjire mu cy'Imana yamuhamagariye Mose nawe yasize ibyo kwa Farawo byose nubwo byari byiza arabisiga kubw'icyubahiro cy'ubwami abona kwakira imbaraga zituma akora ibitangaza nibyo intambwe ya kabiri yayiteye i Beteli bisobanurwa mu nzu y'Imana ni mwiyerekwa ni mu muhamagaro iyo turi Beteli tuhabonera amahoro iyo turi Beteli twifuza kuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose tukiriho iyo turi Beteli tuba turi mu nzu y'Imana mwiyerekwa rigatangira rigakora tuba turi mu muhamagaro wacu n'Imana tuba muri cyo Imana yaduhamagariye biranga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza kandi yayituremeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo iyo turi aho ngaho tuba turi Beteli tuba twigenga ntabwo twigenga niko bivuga ngo iyo turi Beteli ntabwo twigenga niho tumenyera umuhamagaro wacu niho tumenyera ubumwe bwacu n'Imana niho tumenyera ubusabane bwacu n'Imana kuko twateye intambwe ya kabiri kugera mu mugambi w'Imana mu masezerano y'Imana intambwe ya gatatu yayitereye Yeriko intambwe ya gatatu yayitereye Yeriko bisobanurwa mu bisubizo Yeriko hari mu bisubizo n'inkike zacu zijya ziridukira Yeriko n'imitwaro yacu dufite iviraho yakurwaho tugahagarara twemye natwe tugahimbaza Imana nk'abandi Yeriko ni mu bitangaza by'Imana niho twumvira impumeko y'Imana niho twumvira kugira neza kw'Imana niho twumva kuko turi mu mugambi w'Imana haleluya haleluya intambwe ya kane kugira ngo twinjire mu isomo ryacu neza yahitereye kuri Yorodani bisobanurwa ngo ni muri Yesu kogerezwa ibyaha ni muri Yesu nzibera ni muri Yesu tugomba kogerezwa ibyaha amaraso ya Yesu yatwogeje ibyaha niho tuhagarara twumva tuguwe neza niho duhagarara twumva tugeze mu masezerano y'Imana ibibembe bikatuvaho kuri Yorodani ibyaha bisigara kuri Yorodani ntabwo tugomba kwinjira mu masezerano y'Imana mu mugambi w'Imana icyo Imana igiye kudukoresha ejo ngaha tukiri aho ngaho tukiri mu bibembe kubera ibyo byose kubera imbaraga zikubye Elisa yakoze ibitangaza 14 ariko njyewe mvuze kiriya kimwe gusa cy'uburyo ki yahumanuye amazi haleluya nubwo twavuga n'ibindi ariko ndavuga kiri yego Bibiliya irambwiye ngo bukeye abanyamudugudu bamenye ikibazo bafite baravuga ngo dore uburyo umudugudu wacu mwiza nk'uko bireba databuja nubwo bireba gutya databuje dore uburyo umudugudu wacu uri mwiza dore urebeye inyuma turasa neza turambara tukaberwa twagenda turebeye inyuma mu by'ukuri turi mu modoka nziza turi mu modoka nziza ariko byaracitse byarapfuye byarapfuye ibi tanga mu magambo Bibiliya Yesuwa yari yaravumye Yeriko icyo gihe Yesuwa yabihanangirizaga arahira umuntu uzagaruka kubaka Yeriko n'uburyo hari harabaruje yavuze arahavuma ava umuntu uzogera kubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye n'igihe azahirahira kubaka inkike z'amarembo azapfushiriza umuherezi we arabihanura arabivuga ariko ntibakamenye ikibazo aho byari biri birimbwira umugabo utarataramye witwa Hiyeri w'i Beteli nabo ngo yubaka i Beteli arahubaka Yeriko atazi iki umuhanuzi yahavugiye atazi iki Imana yahavugiye igihe yubakaga y'amasezerano yose wa muvumo umugaragu w'Imana Yesu yari yaravuze atangira kubapfushiriza abana be Bibiliya ngo amazi yaho yakomeje kwicana no kurumbya ariko kubyamahirwe abanyamudugudu baza kumenya ikibazo aho kiri haleluya haleluya ndagira ngo muri uyu mwanya muri iki gitondo mu Rwanda muri Afrika muri uyu mugoroba ahandi ku yindi migabane usobanukirwe neza aho ikibazo kiri
ikibazo giherere nikimara kumenyekana urasobanukirwa neza aho byapfiriye Imana itubwire neza bamenye naho igisubizo cyaturuka niko gusanga umuhanuzi Elisa. Haleluya, amen. basobanura ikibazo abantu basigara nta cyizere abantu bakigirira abahanuzi, nta cyizere abantu bakigirira abatambyi, ariko abanyamudugudu bahobo bamaze gusobanukira iki kibazo ntibagiye mu bigirwamana, basobanukiye ikibazo ko aho bagomba kugihereza bagomba guturuka naho cyaturutse naho umuhanuzi yahera nawe kuko yarazi umuti w'ikibazo. Bibiliya yambwiye ngo yasabye ko bamuzanira imperezo nshya. Haleluya, haleluya, amen. namwe nimurambura ibyifuzo byanyu bitandukanye kuri uru rubuga. Hari abatanzi muri iri teraniro ndimo, hari abashumba bakomeye, hari abahanuzi bakomeye. Isifi gusa ko murambura amaboko yanyu mukatuzanira ibyifuzo bitandukanye, nimuzane imperezo nshya. Nawe nta kindi yakoze, yagiye ku isoko y'amazi aho byapfiriye yuzuzamo umunyu, hanyuma ikibazo kirakemuka, imbaraga z'Imana ziragaragara. Bahazi aho byapfiriye, nawe uzi aho bitumereye, ariko duhagaze mu mwanya wabo bose batakiriho kugira ngo duhumane mu wisoko. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jewe, yasize amavuta kugira ngo mbwirize abagana neza ubutumwa bwiza. Yantumye gushyiraho itegeko abisiyoni bariraga, ngo gushyiraho itegeko abisiyoni bariraga. Uzi kuririra Siyoni, kuririra mu masezerano y'Imana, kuririra mu mugambi w'Imana, kurira mu masezerano. Nawe uri umwana w'umukobwa n'umuhungu wa Aburahamu, uri umunyamasezerano, ntabwo ugomba kurira Siyoni, ariko umwuka w'Umwami ari kuri jewe, asize amavuta muri iki gitondo kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, bwire n'abo bose bari baririra Siyoni. Duhagaze mu mwanya wa Eliya na Elisa wo guhanura umuvumo w'isoko. Ibyo byose byari bikubosha aho byapfiriye, urahazi, ariko hari imbaraga zishobora byose muri iri teraniro. Hari imbaraga zakora ibitangaza, hari imbaraga twakoresha kugira ngo Uwiteka ahumanire umuvumo w'isoko. Bibiliya irambwira ngo muri umunyu w'isi mugomba kuryohera bose. Haleluya, haleluya, mugomba kuryohera bose. Mugomba muri mu mpinga zubatswe harengeye cyane. Isoko y'amazi, reka nkubwire ngo isoko y'amazi nihumanuka abantu barongera baryoherwe n'ijambo ry'Imana. Erega iyo byapfuye ni ukuri abantu babihirwa n'ijambo ry'Imana, abantu babihirwa n'ibyo mu nzu y'Imana. Ariko reka nkubwira ngo isoko nihumanuka abantu barongera baryoherwe n'ijambo ry'Imana. Indirimbo zirongera ziryohera abantu, impano zacu zirongera ziryohere abantu, kuko abantu babihiwe n'ibyo tubabwira. Kuko amasoko yacu yaratobwe, natwe tukazana ibitobwe tukabibwira abantu, ariko abantu babihiwe n'ibyo tubabwira. Ariko impano amasoko yacu nasobanuka neza, nahumanuka, indirimbo zirongera ziryohera abantu, ijambo ry'Imana zirongera ryahera abantu, impano zacu zo kubwiriza no guhanura zirongera ziryohera abantu, kuko abantu babihiwe n'ibyo tubabwira bitari byiza cyane. Amagambo yacu arongera aryohera abantu. Isoko nihumanuka turongere turyoherwe no gukorera Imana. Amen. Amaturo yacu birongera bigaruke kugira ngo turusheho gukorera Imana. Ariko iyo isoko yacu byose birakubihira, umva bitakiri ibyaha. Isoko yongeye kuba nzima, turongera dusenge bikunde, nukuri dusirimbe binezeza Imana n'abantu. Isoko nihumanuka kandi turongera turyoherwe. Haleluya, n'umuhamagaro wacu turongere turyoherwe n'umuhamagaro wacu, twongere dukunde umwimerere wacu n'agakiza kacu, twongere tukanezererwe, tunezererwe originalite yacu, tureke kugira complexe yo guhamya icyo turi cyo imbere y'abataramenya Imana. Bibiliya abatambyi batubanjije baravuga ngo turi cyanga ryera, turi abatambyi b'ubwami, turi abantu Imana yirongeye muri iki gihe kugira ngo dukomeze kwamamaza ishimwe ryawe duhamagaye. Reka mbabwire, dusaba Imana idumanura amasoko yacu. Abakristiya basibye yongere abe mazima, twongere gukora amateraniro yacu, twongere kwishimira ineza y'Imana, twongere tugarirwa icyizere mu baturanyi bacu, kuko cyaragiye tubihiye abantu. Turavuga ibintu bidagize, amasoko yacu yaratobwe, ntacyo tugifite cyo gutambuka cyo kubwira abantu, ariko Uwiteka Imana iduhumanura amasoko yacu yatobwe, kuko mu mugambi w'Imana. Bibiliya irambwira mu gitabo cyo kubara n'ibice 21 n'umurongo wa 4, mbwira uburyo ki Abisirayeli baterwa n'inzoka z'ubusago, kuko nabo byari byashoberanye. Harambwira ngo bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikira igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo, bari bamaze kurambirwa. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati,
mwadukuye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu butayu ko ari nta mitsima twaboneye kandi akaba ari nta mazi kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi mwumve namwe abantu mu buryo barambiwe Uwiteka amaze kumva uko kwitotomba kwabo Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabari abantu benshi mu Isiraheli barapfa abantu basanga Imana na Mose baramubwira bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe saba Uwiteka dukuremo izi nzoka z'ubusagwe maze atisubira Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isoni izo zibaruma uyimanike ku giti kibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Haleluya haleluya. Reka nkubwire muri iki gitondo n'ukuri ibyo urimo witotombera ni byinshi erega kuri kurira umuvumo utabizi reka nkubwire Abisirayeli bamaze gucogozwa n'ubwo rugendo hari igihe bitotombeye Imana batangira gutuka Imana na Mose please bakura ikibazo kuri Mose bagihereza no ku Mana yabahamagaye Imana imaze kurakara iyohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe zirabarya ariko ibi nibiki byatuzanye ibi turimo nibiki ariko twakoze nk'abandi twakirebeye nk'abandi Imana ibohereza mu inzoka z'ubusagwe ariko kuko hakiri umutima w'imbabazi Bibira Mose mugende curi inzoka ngisa n'iyisoze barama uwayirebaga wese yarakira ndagira ngo mbwira mu by'ukuri wikwicira Uwiteka wikwicira urubanza nta cyaha wakoze ibyo byose urumunyuramo c'est pour que l'œuvre de l'Éternel se manifeste ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe ibyo byose munyuramo byose uko kwitotomera Imana bireke hato na hato udakirwaho n'Uwiteka tabigwaho n'urubanza inzoka z'ubusagwe zikatangira zikagutera mu byo utekereza byose kandi uri mu mugambi w'Imana titiriza komerezaho winjira mu mugambi w'Imana winjira mu masezerano w'Imana kuko Imana icyo yaguhamagariye kiracyahari ngaho Imana irashaka umugambi tugera ku musozo wacu isoko niyo yanduza ibindi byose isoko niyo yanduza ibindi byose nubwo wakwiga kaminuza ariko isoko ari mbi nta kamaro ntacyo wageraho nubwo wagira impano zose ariko isoko yawe ari mbi ntacyo uburi cyo birira ngo Namani yari afite impano nyinshi zitandukanye ariko yagiraga ikibazo umunsi yakimenye akamenya naho gikemurirwa yarahagurutse aragenda yumvira Imana yumvira umuhanuzi Elisa yamutegetse nubwo byari biteye isoni kwiyambura icyubahiro akaja muri Yorodani yarabikoze kuko yategereje isezerano ry'Imana n'umugambi w'Imana tuti yanjye ntiwirebe uriwe ngo uruyu n'uyu oya icyubahiro cyo uri cyo ukurebeye inyuma mu by'ukuri biragaragara kuri mwiza ariko isoko yawe iricana pe cyangwa irarumbya haguruka usange Yesu aragukiza turacyari ku masezerano y'Imana turacyari mu mugambi w'Imana icyo Imana yaduhamagariye kiracyahari ndagira ngo nkubwire ngo turi mu mugambi w'Imana turi mu masezerano y'Imana turi mu Imana yaduhamagariye abanyamudugudu ababwira Elisa ati dore uyu mudugudu uri heza databuja ariko amazi yacu ni mabi imyaka irarumba ibyo tugezeho byose birapfapfana nta duka gishyitse ibintu ntibikomera ariko duhagaze muri uyu mugambi w'Imana kugira ngo duhumanure umuvumo w'isoko aho byapfiriye Uwiteka yongere kuhasana aho byapfiriye nawe ugira impumuro nziza mu bantu kugira ngo amasezerano y'Imana icyo Imana yakuvuzeho cyongere gisohore kadusenga Imana Mana ndagushimiye haleluya urakoze cyane uganje kunyumva iteka ariko mbivugiye kubwo aba bantu bangose Mana yego asante aho byapfiriye ni wowe uhazi amasoko yatobwe kuri bo ni wowe uyazi aho byapfiriye ni wowe uhazi Mwami nubwo barebeye inyuma bagaragara ari beza n'igihagararo cyiza n'ingendo yabo ni nziza ariko amasoko yaratobwe ariko duhagaze mu mwanya wa Eliya na Elisa batakiriho kugira ngo duhumanure umuvumo w'isoko ibyaho byapfiriye byose byongere bibe bizima bongere bahumeke impumeko nzima Rafiki